uyu munsi turi buze kuza kwibanda ku isomo navuga ngo riteza urujijo mu bantu benshi bitwa ko bamenye Imana. Bamwe barajujura bati ese koko mu by'ukuri mu gihe cy'isezerano rishya nta bintu byakabaye byaravuyeho bikaba bitakireba abantu bamaze gukizwa, harimo nk'amategeko. Muri ayo mategeko hakaba naho bavuga baterega n'icyacumi cyakabaye nacyo gikurwaho nk'andi mategeko yose. Ariko uyu munsi amatorero menshi aracyatanga kimwe mu icumi, ariko hakaba abaturuka ku ruhande bakavuga bati ntabwo byari ngombwa kugitanga, ndetse n'abandi bagitanga bagacira urubanza batagitanga bati niba mudatanga icyacumi n'ijuru ry'Imana ntabwo muzarica umutaro. Ngizi impaka ziri hano hanze, ngizi imanza abantu bacirana, ariko izi manza zose nta bandi bo kudufasha kuzikemura uretse baba dogiteri muri Bibiliya, muri teoloji, uretse babarimu ba Bibiliya. Iyo rero tubabonye tubahata ibibazo kugira ngo badusobanurire tumenye ukuri, nitumara kumenya ukuri kutubature. Turi kitabo cya Maraki igice ni cya 3 umurongo wa 7 havuga ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu, muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ndimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzakugarukira dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo. Muvumwe wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomoro yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza. Dr.Shadrack, iri ni ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3 twahereye ku murongo wa 7. Ni rimwe mu masomo akunda kwifashishwa mu matorero yemera icyacumi, aho Imana yashinja abantu ko igihe cyageze bayima icyacumi kugera ku rwego ibavuma, bahinga ntibeze, bakora bakamera nk'ababika mu mifuka ipfumutse. Mu gihe bibazaga rero impamvu Imana irabwira uti nta kindi cyabakozeho, ikibakozeho ni ukunyima icyacumi. Dr.Shadrack, ubundi icyacumi cyatangiye gutangwa ryari? Murakoze cyane. Kandi abantu bari bakwiriye ukurya iri turu ry'icyacumi n'abatambye gusa. Uriko murangurikira neza? Aha niho icyacumi cyatangiriye mu Bayisiraheli kitangira ari igihembo cy'Abalewi, kuko batari barahawe undi mugabane. Yego. Aha rero birimo neza turi buze kugendana kugira ngo biraza kumvikana. Yego. Nshimye ko uvuze ko hano ni mu gihe cy'Abalewi. Yego. N'impamvu icyacumi cyashyizweho. Ahantu rero ikibazo kiri uyu munsi ni ukwibaza uburyo icyacumi uyu munsi kicyakwa, kandi iryo tsinda ryitwaga Abalewi ridahari, kirakwa ngo gihabwe ndi. Abalewi bahozeho n'uyu munsi barahari. Ni bande bari hehe ku ihema ritagihari? Umunsi ushobora kujya ku rusengero ubona umushumba, ukabona imyaka ushaka umushumba n'ubone. Yagiye muri bizinesi, bafite amaduka, bagiye mu Bushinwa kurangura. Uwo Mulewi utunzwe n'ibyo mu ihema uyu munsi uhari wo guhabwa icyacumi ninde? Urakoze cyane. Bariya Balewi nibo batambye tufite uyu munsi bagomba guhabwa icyacumi. Uwabahaye uzabahereza icyacumi ninde? N'Imana, ntabwo ari umuntu. Gute rero ko ari twe bacyaka? Mubyumve neza. Gute ko batajya kucyaka Imana bakagitwaka? Mubyumve neza. Uzabahereza icyacumi ninde? N'Imana, kuko Imana niyo yabahamagaye mu murimo wayo. Pastor, hano ikindi kibazo umuntu yakibaza. Yego. Umuntu aramutse ari umukristo,
agakora ibindi byose asabwa gukora, yego, ariko icyo cya 10 ntagitange, yego, ntabwo yazajya mu ijuru. urakoze cyane. Murabona ibintu by'Imana bifite level kugira ngo abantu babyumve neza. Ibintu ndiko ndashaka kuvuga bifite level. Imana ikeneye umuntu mbere kuruta ibintu bye. Ni wewe Imana, ni twebwe abantu Imana yaje gushakisha. Uriya muntu rero wamaze gutanga umubiri we yamaze kuba gitambo gishimisha Imana. Niwe rero igihe azatangira gutanga ibintu bye, azatangira gutanga rero naho bizaba rero amaturo ashimisha Imana. Kuko we wamaze kuba gitambo, niyo gituma yose uzatangira gukora, amaturo yose uzatangira gutura, Imana izayashimira kuko wewe wamaze kubituro mbere wewe. Nicyo kintu Imana igushaka. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke, dukanguke, dukanguke. Reka twongere tubasuhuze bakunzi bacu, tubana umunsi ku munsi mu biganiro by'iyobokamana hano ku mugoroba wa TV1 ndetse no kubimukira TV. Mbahaye ikaze, ndifuriza ibihe byiza, nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nitwa Ev.Misago, nge muri uyu mwanya ubatumirira abakozi b'Imana hano kuri izi cano, tukabasha kuganira ijambo ry'Imana. Twongeye kugira umugisha wo kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana nkuko twabibabwiye ko tuzajya tubazana bakadusobanurira byinshi bitandukanye. Uyu munsi turi buze kuza kwibanda ku isomo navuga ngo riteza urujijo mu bantu benshi bitwa ko bamenye Imana. Bamwe barajujura bati ese koko mu by'ukuri mu gihe cy'isezerano rishya nta bintu byakabaye byaravuyeho bikaba bitakireba abantu bamaze gukizwa, harimo nk'amategeko. Muri ayo mategeko hakaba naho bavuga baterega n'icya 10 cyakabaye nacyo gikurwaho nk'andi mategeko yose. Ariko uyu munsi amatorero menshi aracyatanga kimwe mu 10, ariko hakaba abaturuka ku ruhande bakavuga bati ntabwo byari ngombwa kugitanga, ndetse n'abandi bagitanga bagacira urubanza batagitanga bati niba mudatanga icya 10 n'ijuru ry'Imana ntabwo muzarica umutaro. Ngizi impaka ziri hano hanze, ngizi imanza abantu bacirana, ariko izi manza zose nta bandi bo kudufasha kuzikemura uretse baba dogiteri muri Bibiliya, muri teoloji, uretse babarimu ba Bibiliya. Iyo rero tubabonye tubahata ibibazo kugira ngo badusobanurire tumenye ukuri, nitumara kumenya ukuri kutubature. Turi kumwe na Dr.Shadrack, reka tumusaba asuhuze. Murakoze cyane ukutwakira kandi kuri iyi cano. Imana ibaheze umugisha. Ndasuhuza abantu bose badukurikira kuri iyi cano. Iki gihe mwese umuherereye mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Njyewe nitwa Indumwa Dr.Shadrack, ku isi hose kubukubiriza ijambo ry'Imana. Kandi ndabakunda cyane, Imana ibaheze umugisha. Ariko ndago naje ndi nyenyine, twaje kumwe n'abavandimwe muri Kristo. Nabo ndetse bagomba bashobora kwivuga kugira ngo mubamenye. Nikaribu. Nitwa Semuni Felicien, umunyeshuri w'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Nishimiye kuba nawe muri kano kanya ku TV. Imana ibahe umugisha murakoze. Yesu aguhe umugisha Felicien. Turi kumwe ndetse n'undi mukozi w'Imana nawe hano iruhande rwanjye, nawe yabasuhuza. Nanje nitwa Mareva Didar, umwigisha w'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Imana iduhana umugisha. Yesu aguhe umugisha. Reka mbasabe musenge Imana hanyuma twinjire mu kiganiro. Murakoze cyane. Reka nzabe muvandimwe Mareva senge Imana. Karibu. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi n'urukundo. Watugiriye neza, waduhaye umwanya mwiza uza hano imbere ya kamera kuvuga ijambo ryawe ry'ukuri, kugira ngo abavandimwe nibaza kumva ubu butumwa bagirirwe neza,
bahindukire bumva ubutumwa bwiza kandi butujyana mu ijuru. Ushimiye ijambo ryawe Yesu rigiye kuvugirwa aha hantu, rikarihindura imitima ko bagiye kumva, rikaribaho umurongo kandi bumvire iby'umwuka urimo kubwira amatorero. Ndagushimiye kuko uri Imana yacu kandi ugiye gutangira natwe, uze gusoza natwe ku bwawe Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Amen. Amen. Igitabo cya Maraki igice ni cya 3 umurongo wa 7 havuga ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu, muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ndimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzakugarukira dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomoro yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza. Dr.Shadrack, iri ni ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3 twahereye ku murongo wa 7. Ni rimwe mu masomo akunda kwifashishwa mu matorero yemera icyacumi, aho Imana yashinje abantu ko igihe cyageze bayima icyacumi kugera ku rwego ibavuma, bahinga ntibeze, bakora bakamera nk'ababika mu mifuka ipfumutse. Mu gihe bibazaga rero impamvu Imana irabwira uti nta kindi cyabakozeho, ikibakozeho ni ukunyima icyacumi. Dr.Shadrack, ubundi icyacumi cyatangiye gutangwa ryari? Murakoze cyane. Ni ikiganiro kiza cyangwa n'ikibazo kiza kubijyanye n'icyacumi. Icyacumi cyatangiye gutangwa ryari? Icyacumi cyatangiye gutangwa mu Bayisiraheli. Imana yatoranije Israheli hagati y'ayandi moko yose. Gutegeka kwa 2 igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Gutegeka kwa 2 igice cya 14 umurongo wa 1 kugera ku murongo waho wa 3 tuhasanga ijambo ry'Imana rigira riti: muri abana b'Uwiteka Imana, muri abana b'Uwiteka Imana yanyu, ntimukiraburishe kwikeba ku mibiri, haba no kwitegera ibiharanjongo wapfuye, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka akagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Ntukarye ikintu cyose kizira, ntukarye ikintu cyose kizira. 3. Aya niyo matungo, ni kumugeza ku murongo wa 4. Oya, naho gusa. Nzanye iyi verse kugira ngo igaragaze uburyo Israheli, Imana yatoranyije Israheli hagati ya yandi moko binyuze ku sekuruza wabo Aburahamu. Kuko Aburahamu niwe sekuruza w'Abayisiraheli. Niwe watangijwe, Imana yatangije isezerano ryayo na Aburahamu. Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo naho rero haje kugaragara ya moko 12. Yego. Rero igihe Imana yatoranije ubu bwoko w'Abayisiraheli, no kuvuga n'ubwoko washizwe iruhande, n'ubwoko bw'Imana yatoranije kugira ngo ibatandukanye na yandi moko atari y'Imana. Hanyuma rero imaze gutoranya ubu bwoko, yabahaye itegeko.
iryo tegeko rero niryo ryari ijambo ry'Imana y'ukuyobora ubu bwoko kugira ngo bagende mu busabane n'Imana yabo yabatoranije neza hano ku isi. Rero Imana yabahaye inshingano nyinshi cyane, ariko uyu munsi hari ibintu byinshi bikomeye biraho, ariko uyu munsi ngiye gusubiza kubijyanye n'icyacu ituro ricyacu. Hagati y'ubu bwoko bw'Abayisiraheli, ubwoko 12 hari ubwoko bumwe witwa ubwoko bw'Abalewi. Abalewi wari ubwoko bw'abatambyi. Ni ukuvuga aba Balewi nibo bari bashinzwe umurimo wose w'Imana w'igicaniro. Igihe Abayisiraheli bavuye mu Egiputa bagenda i Kanani, bagera i Kanani rero ayandi moko yose 11 babahaye umugabane we, umugabane w'ubutunzi ahantu uguhinga. Ariko ubwoko bumwe utahawe umugabane wa n'ubwoko bw'Abalewi, kuko ubu aba Balewi Imana yavuze ngo mwebwe muri ubwoko bwanje mushinzwe umurimo wanje, ngo bazabaho ku mugabane w'Imana. Umuryango w'Abalewi. Uyu muryango w'Abalewi urabona iyi miryango 12, imiryango 12. Hari umuryango w'Abalewi. Umuryango w'Abalewi nuwo wari umuryango ushinzwe umurimo w'Imana w'igicaniro. Imana yavuze ati oya, uyu muryango ndamugabane. Umugabane w'uyu muryango w'Abalewi ni umugabane w'Imana. Hanyuma rero hari amaturo batangaga, kuko mu Bayisiraheli hari amaturo batangaga yari shinzwe gufasha abakozi b'Imana. Hari amaturo batangaga yarashinzwe ugufasha abakene, ifuvi n'abafakazi. Hari amaturo batangaga yarashinzwe ugufasha abashisi. Hari amaturo batangaga ni ugufasha abantu bose. Ibyo byose byari ni organisation yari mu Bayisiraheli. N'Imana yabahaye iryo tegeko. Rero hari ituro ritwa icacumi. Iki cacumi yari ituro ry'Imana, yari tegeko n'Imana batangiraga. Iki cacumi yari ituro ry'Imana, kandi ndago ryari rishinzwe ukurya utari umutambyi. Umuntu wari ukwiriye ukurira ituro ry'icacumi ni umutambyi gusa, kuko niwo wari umugabane Imana yabahaye uyu muryango w'Abalewi. Ngo gituma buri muntu wese yari ngombwa ko atange icacumi cy'imirimo ye. Ukubara igice c'18 kurongo 21 kugeza ku 20 imanuka 24 ndetse. Kubara igice ca 18 murongo 21 kugeza 24 aravuze gute? Kadeseme kubara 18 20 tugire 21 aravuga ngo kandi Uwiteka abwira Aroni ati tuzagire gakondo mu gihugu cy'Abisiraheli, tuzagira umugabane muri bo, ninge mugabane wawe na gakondo yawe mu Bisiraheli. Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisiraheli kibe gakondo yabo, nkibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Urumva? Wari umugabane Imana yabahaye. Ikintu cya mbere icacumi yari ituro ry'Imana.
iyo mana nayo yafashe rya turo ry'icyacumi bayituriraga iha abakozi bayo babatambi ngo umugabane wabo. nuko babikoraga n'itegeko. Yo gituma umuntu wese utatangaga iri turo yavumwaga. Imana yamugiraga ifuwe kuko yari itegeko. Kandi abantu bari bakwiriye kurya iri turo ry'icyacumi n'abatambye gusa. Uriko murangurikira neza? Aha niho icyacumi cyatangiriye mu Bayisiraheli kitangira ari igihembo cy'Abalewi kuko batari barahawe undi mugabane. Yego. Aha rero birimo neza turi buze kugendana kugira ngo biraza kumvikana. Yego. Nshimye ko uvuze ko hano ni mu gihe cy'Abalewi. Yego. N'impamvu icyacumi cyashyizweho. Ahantu rero ikibazo kiri uyu munsi ni ukwibaza uburyo icyacumi uyu munsi kicyakwa kandi iryo tsinda ryitwaga Abalewi ridahari, kirakwa ngo gihabwe ndi. Abalewi bahozeho n'uyu munsi barahari. Ni bande bari hehe ku ihema ritagihari? umunsi ushobora kujya mu rusengero ndubona umushumba ukabona imyaka ushaka umushumba ntumubone. Yagiye muri bizinesi, bafite amaduka, bagiye mu Bushinwa kurangura. Uwo Mulewi utunzwe n'ibyo mu ihema uyu munsi uhari wo guhabwa icyacumi n'indi. Urakoze cyane. Bariya Abalewi bisezerano rya kera cyari igicucucucu cy'Abalewi. Basobanuraga Umulewi nakuri. Mu yandi magambo bariya batambyi Imana yahaye uwa mugabane wayo w'ituro ry'icyacumi bari batambyi igicucucucu basobanuraga umutambi nyakuri. Yego, yari ishusho y'umutambi nyakuri. Umutambi nyakuri niwe ndere, niwe Yesu. Yego. Abayiburayi igice cya 3 umurongo wa mbere. Abayiburayi igice cya 3 umurongo waho wa mbere. Twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuga ngo nicyo gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Urumva? Umutambyi mukuru. Bariya batambyi bisezerano rya kera bashushanyaga Yesu. Yego. Bari mu kimbo cya Yesu. Rero umutambyi mukuru ni Yesu. Yarabasimbuye. Yego, niwe bagereranishwaga rero. Cyari cyigisho cya Yesu. Uyu Yesu niwe mutambyi. Rero niba Yesu niwe mutambyi rero nawe afite abakozi be. Abakozi be? Yego. Bo guhabwa icyacumi se? Yego. Uyu Yesu niwe mutambyi mukuru. Uyu Yesu mutambyi mukuru si niyo Mana? Niyo Mana, niwe mutambyi mukuru. Uragira uti Yesu niwe mutambyi mukuru ariko ni Yesu niwe mutambyi mukuru kandi uyu Yesu niyo Mana. Nibyari Yesu yabaye umutambyi mukuru. Yesu yabaye umutambyi mukuru igihe yambaye umubiri. Urumva? Igihe yambaye umubiri. Kuko bariya batambyi bisezerano rya kera buri mutambyi wese Imana yamushizeho kugira ngo akore umurimo uguhuza abantu n'Imana. Abayiburayi igice cya 5 umurongo wa mbere. Komeza. Abayiburayi igice cya 5 umurongo waho wa mbere. Yego. Hari ijambo ry'Imana rigira riti Abahura 5 rimwe aravuga ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu ashyirirwaho
gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo ature amaturo atambe n'ibitambo by'ibyaha. Urumva urabona bariya kubera iki twavuze ko cyari gishushanyo kuko nabo bari bafite icyaha, nyo gituma nabo baturage amaturo kugira ngo nabo bababarire. Ariko uyu Yesu rero igihe yaje rero Yesu yaje gusohoza ababatanga umutambi nyakuri udafite intego, sibyo? Niwe waje rero gukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana rero ukiza ngo ahuze umuntu n'Imana. Nguko bariya nibo bari hagati y'abantu n'Imana, nibo bahuzaga abantu n'Imana. Ariko bariya cyari gicucucucu cy'umutambi nyakuru uzaza guhuza abantu n'Imana, uzaza gukorera abantu, ari we Yesu. Rero uyu Yesu ninde? Yesu ni ijambo ry'Imana. Harako uvuze ngo uyu Yesu turabyemeranywa ko Yesu ari umutambi mukuru. Yego. Harako utambitsemo ngo ariko afite abakozi nkaho. Yego naho nzahagera. Aho rero niho dushaka kugira ngo tureba abo bakozi bo kwaka icyacumi bakagihabwa. Hano umuntu akagitanga adafite akangononwa. Yego. Nzahagera. Uyu Yesu ni ijambo ry'Imana. Sibyo? Cyangwa niwe Mana. Iryo jambo ni ry'Imana niyo Mana. Yaje mu mubiri kugira ngo yikorere urwaye umurimo wayo wagakiza yikiriza umuntu, sibyo? Igihe rero Imana yaje ku mubiri ku isi hari abantu yafashe mbiri. Igihe Yesu yaje mu mubiri ari we Yesu ndago yakoze umurimo yonyine kugira ngo umurimo wayo rero ukomeze imbere waguke ukorwe neza. Hari abantu Imana yafashe mbiri, nguko yafashaga abantu misezerano rya kera bari ya Mose na Haruni n'abandi. N'abantu Imana yafashe mbiri ikabashira mu murimo wayo misezerano rya kera. Rero kubera isezerano rya kera cyari gicucucucu kibyiza bizaza. Ibyo biza bizaza rero niwe Yesu kuri. Nawe Yesu igihe yaje ariko kuri kw'iby'Imana. Hari abantu yafashe muri iki gihe cyacu. Hari abatambi. Abatambi babayeho kandi uyu munsi barahari. Aba batambi ni bande? Yego. Abaefeso. Abatambi ni bande? Abo batambi uyu munsi ni bande? Turagira ngo umuntu natanga icyacumi agitanga yishimye. Yego. Cyangwa se utagitanga basi abe havuga uti nta rubanza mfite. Yego. Bitewe n'ubusobanuro yakiriye. Yego. Tugiye mu Baefeso. Abaefeso gice cya 4. Umurongo wa 7 komeza ku murongo w'12. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Yego. Nicyo gituma ivuga itamaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abandi impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanura riti. Yego. Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu. Yego. Uwamanutse niwe wazamutse ajya mu ijuru ry'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Yego. Nuko aha bamwe kuba intumwa. Yego. Intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Aba nibo batambiye uyu munsi. N'abantu bafashwe mbiri n'Imana. Abo batambiye uyu munsi n'abantu bane. N'abantu bane nibo batambiye uyu munsi. Bafashwe nande na wa mutambi mukuru ari we Yesu. Uyo Yesu ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ni ijambo ry'umwuka. Cyangwa n'Imana mwuka wera. Mwuka wera yafasha abantu abohereza mu murimo wayo. Abo nibo batambi uyu munsi. Umuntu wa mbere avuze ngo n'umuvuga butumwa. Umuntu wa kabiri n'umupasiteri. Intumwa n'izina zaza kubisobanura. Umuntu wa kabiri n'umupasiteri niwe mushumba. Umuntu wa gatatu n'umwarimu umwigisha n'umwarimu. Umuntu wa kane n'umuhanuzi. Aba bantu bane nibo bita indumwa. Indumwa ndago ari umurimo ahubwo n'izina.
nda ministere apostoli baho umuntu akivuga ngo njewe ndi ndumwa uri ndumwa rero ushinzwe iki ngo ndi oya ndi ndumwa gusa oya no kuvuga uyo muntu nda jambo ry'Imana azi indumwa ndago iri ministere indumwa ndago ari umurimo ahubwo nizina muri Luka ndashaka misobanure Luka igice oya musome Mariko 6:12-13 aravuze gute? Mariko 6:12-13 haragira hati nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane birukana abadayimoni benshi. Oya garuka muri Luka 6:12-13 Luka yego Luka 6:12-13 nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be atoranyamo 12 abita intumwa. Indumwa n'izina bariya bose 12 bose yabahaye izina rimwe indumwa. Indumwa isobanura umuntu woherejwe ugukora umurimo runaka. Indumwa rero watuma gukora ikintu runaka. Ubwo niba ndi kubyumva ubwo intumwa yamaze gutumwa ashobora kugaragarwaho na ziriya nshingano twabonye. Muri uko gutumwa kwe yahanura, muri uko gutumwa kwe yakigisha, muri uko gutumwa kwe yavuga ubutumwa, yabwiriza, yayobora. Uwo ni wo murimo. Nda muntu utumwa udafite mission. Missionary wese afite mission ye. Urabona kugira ngo abantu babyumve neza. Urabona iri jambo indumwa rifite challenge aha ku isi cyane. Abantu benshi bafite challenge y'indumwa n'umurimo. Izina n'umurimo, fonction, faction. Izina reka ndangu urugero ku isi. Mu gihugu runaka harimo aba ministre. Hari ministre w'indero. Hari ministre w'abanyamahanga. Hari ministre wa enseignement. Sibyo? Uburezi. Hari ministre wa communication. Witumanaho. Hari ministre wa agronomie. W'ubuhinzi n'ubworozi. Urabona abo bose babita ba ministre. Ariko buri ministre wese afite umurimo we. Nuko nabo bakozi nabo bameze. Ariko muri no kome bafite izina rimwe. Bose n'aba ministre. Ariko bafite imirimo itandukanye. Nuko nabo aba bakozi bameze. Iri zina indumwa n'izina y'aba bakozi bose bane. Nukuvuga umuvuga butumwa ni indumwa mu murimo ukwigisha. Afite faction yo kwigisha. Ukubwiriza sorry. Umushumba ni indumwa afite faction yo kurinda. Umwarimu ni indumwa mu rwego rukwigisha. Umuhanuzi ni indumwa mu rwego rwo guhanura. Ariko bose bafite izina rimwe babita indumwa. Yego. Aba nibo batambye tufite uyu munsi. Bagomba guhabwa icyacumi. Bagomba guhabwa icyacumi. Okay. Uwabahaye uzabahereza icyacumi ninde? Ni Imana. Ntabwo ari umuntu. Gute rero? Ko ari twe bacyaka. Mubyumve neza. Gute? Ko batajya kucyaka Imana bakitwaka. Mubyumve neza. Uzabahereza icyacumi ninde? Ni Imana. Kuko Imana niyo yabahamagaye mu murimo wayo. Abatambyi cyacumi babaherezaga bajyaga wari umugabane w'Imana. Sibyo? N'abantu batangiraga Imana yabo mu kwiramya, mu kwiyubaha. Imana nayo bamaze kwitangira rero icyo cyacumi ikahita ivuga cyoya
hari abantu nahamagaye kandi abo bantu bari mu mubiri ufite amaraso n'amazi bagomba kubaho Imana nayo ikayitibaha yo gituma yavuze ngo uyu ni wo mugabane w'abatambyi uwabahaye uyo mugabane ni Imana muka uyu munsi nawo aba batambyi ari we muvuga butumwa ari we mushumba ari we mwarimu ari we muhanuzi n'abatambyi Imana yahamagaye yabafashe mbere izi kubagomba kubaho mu mubiri ikintu umurimo bafite nukugira ngo itorero ryubakwe nta wundi murimo bafite keretse umurimo w'Imana rero aba bantu abamaze kwizera Yesu kuko ituro ni ikintu umuntu aha umuntu yubaha nibyo turo ugutangira Imana ituro bigaragaza ukubaha Imana mu buzima bwawe ni ukuvuga ni ikimenyetso muri we hari ukubaha Imana yawe wizeye igihe umuntu ariko aratanga amaturo ikintu cya mbere ntabwo ariko aratangira umuntu oya ariko aratangira Imana ye ariho arahimana Imana nayo rero ifite abantu bayo bo yatumye mu murimo abahagarariye ryasinda ry'abantu naho rero nibo bashinze ukurya iryo turo icacumi kuko n'umugabane wawe Imana yabahaye bishatse kuvuga ko n'uyu munsi icyacumi ni ngombwa kugitanga ni ngombwa Matayo bakunzi bacu mukomeze mukurikire mwumve Matayo muzongere kugira ibyo mumbaza ibyo mushaka kubaza muzabibaze Dr. Shadrack Matayo 23 yego haragira hati mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarye muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo urumva ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke na bya bindi ntimukabireke ese Yesu yabujije icyacu mu kugitanga hano tugendane neza oya yaravuze uti nimufashe ariko n'ibyo mwakoraga mu bikora yego ibyo bindi yavugaga yego ndashaka kubisobanura ahubwo hari ikintu Yesu yashaka gukosora abafarisayo n'abandisi ni ikihe rero bo batoreshaga amaturo y'icacumi ariko yasanze hari ibintu badakora mu buzima bwabo ikintu cya mbere ndambabazi bari bafite kurikira neza naho hari ibyo bintu bitatu ikintu cya kabiri ndakuri ndago bakurikiza gukuri soma aho hantu wumve neza mukozi w'Imana haravuga ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarye muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 n'isogi na nisi na kumino mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko ariyo kutabera uko kutabera nuko kuri imbabazi no kwizera niyo bintu bitatu Yesu yabakosoyeho bo barebaga icacumi muduheze icacumi kandi icacumi ariko Yesu yaje gusanga mu mitima yabo ndakuri kurimo ndambabazi zirimo ndakwizera kurimo nicyo kintu Yesu yakosoye gusa ariko Yesu ndago yabuzije icacumi biravuze ngo barizaga amateka inyuma yego ariko indani ntibayubahirize nicyo kintu Yesu yaje kubakosora gusa ariko Yesu ndago yabujije icacumi ugutanga ituro y'icacumi ni ijambo ry'Imana yahereye mu isezerano rya kera bikomeza mu isezerano rishya urumva gutanga icacumi ni ukuri ni ijambo ry'Imana abayiburayi none se batari badusomera icyo cyacumi uyu munsi umuntu ukwiye kugihabwa nini tubonye mu isezerano rya kera wagihabwa ariko uyu munsi ndi ukwiye kugihabwa bariya abayobozi b'itorero bariya bane itorero rifite abayobozi bane none yavuze ko barabo ku gicaniro yego baratoranyirwa wari umugabane w'abareba watoranyirwa ube ku gicaniro igihe cyose yego
hanyuma abandi babo iyo miryango iri 11 Imana yari yabahaye akazi runaka yego baha ministeri zitandukanye yego hanyuma ibaha ubuhinzi butandukanye yego ariko ibyo mutunze n'ibyo mukora mu kazi mukora nimujya mukora ukwezi mujye muzana yego kimwe mu 10 yego woro mugabane w'Imana yego irangije uhereza abarewe yego none uyu munsi aho batambye uyu munsi bakwiye kugihabwa bari hehe kujya kuri ugasanga n'uwo witwa ngo n'umushumba wanjye urumva niwe wibe ufite za company runaka yego niwe ufite ubucuruzi runaka ntaba kwitorero nyuma cyo ku cyumwe aragira agahungura Bibiliya akaza agafata ijambo agasoma aho ngaho hanyuma niba nifite ikibazo ndumu Kristo cyangwa se ndwaye ntagiye nshobora kujya ku rusenge kugicana mu masandi mushumba yego uvanga umushumba aza ngo ku cyumweru gusa atugeze umushahara none ubwo icyo cya 10 nzakimuha gute kandi tugonganira mu kazi hanyuma tw'icyumweru twongera kugonganira mu sengero urakoze cyane aragikwiye gute yego urakoze cyane njewe ndiko ndavuga icya 10 kikwiriye umutambi n'umukozi w'Imana uri mu murimo w'Imana umurimo w'Imana ni mu rusengero ndamukozi w'Imana Imana yahamagaye uzasanga ari ruhande y'umurimo w'Imana uyo ndagwa ari umukozi w'Imana sinuko twasomye mu Efesora yatoranije abantu 4 mu itorero kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe umurimo w'itorero umubiri wa Kristo cyangwa abantu bazakura mu buryo bumuka uzabakuza ni bari abantu 4 aha ndiko ndasobanura ukuri kw'ibintu by'Imana umuntu wese wahamagawe n'Imana umurimo afite no kwigisha abantu abakuze mu buryo bumuka nkurikije icyo Felisi ababajije nuko musubije byumvikane ko umuntu wese wiyita umukozi w'Imana ariko ntagaragare mu murimo w'Imana akabyitira ariko ntawugaragaremo uwo ntabwo yakabaye nahabwa icya 10 nukuvuga uyo ari nyuma ritegeko ry'umurimo w'Imana yego umukozi ahembwa igihe yakoze igihe udakoze ushobora guhembwa rero Imana nukuvuga irito uroni cya 10 rishinzwe abakozi bari mu murimo w'Imana ndago rishinzwe abatari mu murimo w'Imana aha ndiko ndavugira itorero ry'ukuri ndiko ndavugira itorero ry'ukuri no murimo w'Imana ijambo ry'Imana ry'ukuri abakozi b'Imana n'abantu 4 bari y'abantu ndago bizanye n'abantu Imana yazanye ubwayo yabafashe mbiri ndago bari bakozi b'ubushake unjawe ndumukozi w'umushake n'Imana ubwayo yabafashe mbiri ibohereza mu murimo wayo rero uyo murimo w'Imana bariko barakora cya 10 ni icyabo none pastor hano ikindi kibazo umuntu yakibaza yego umuntu aramutse ari umukristo agakora ibindi byose asabwa gukora yego ariko icyo cya 10 ntagitange yego ntabwo yazajya mu ijuru urakoze cyane murabona ibintu by'Imana bifite level kugira ngo abantu babyumve neza ibintu ndiko ndashaka kuvuga bifite level n'inzego yego nda muntu wamaze kwizera Yesu udashobora gutanga ituro rya 10 ndawe kuko n'ubuzima ugutanga icya 10 ndago kari gahato ndago batanga icya 10 ku gahato ndago kari gahato oya ni umutima ukunze yego ni ikintu kiri muri wewe kuko wamaze kwizera Yesu ndago bizatangira kubanga ideni mbere z'icya 10 cyanje oya ibyo ndago biri bima wewe umwizera niwe muri we hari itegeko kuko ubwo gutanga icya 10 bigaragaza ukubaha Imana yawe wizeye yo gituma ndago bisaba kugira ngo imbere yo gutanga icya 10 bisaba kukwishuza ngideni oya ndago riri deni mubanze musoma Abakorinto ba 2 igice 9:7 haravuga ngo
rwa kabiri rw'Abikorintho 9:7-8 yego umuntu wese atange nk'uko abigambiriye umutima we atinuba kandi adahatwa kuko Imana ikunda utanga anezerewe kandi rero Imana ishobora kubazanaho kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Ni ngibi bw'Imana ugutanga icyacu misaga hato ariko ikiriyo kitabaye agahato biba bisobanura ko niyo utanagikoze nta gihano uzahanwa. Umuntu uzahanwa n'umuntu ufite icyaha, umuntu uzahanwa n'umuntu ufite icyaha. Ntabwo Imana izahana umuntu kuko atatanze icyacumi. Mvuze mu byumve neza, ugutanga icyacumi ni ijambo ry'Imana. Rero umuntu udafite umutima wo gutanga icyacumi kandi yamaze kwizera, no kuvuga uyo ndago ari umwizera. Ntabwo arasobanukira ikintu yizera. Ntabwo ari umwizera. Ni umwizera ariko ntabwo arasobanukira ikintu yizera. Nicyo kintu cya mbere. Ntabwo arasobanukirwa. Yego. Utarasobanukira icyo yizeye yajya mu ijuru. Yego. Urumva? Umwizera wese wamaze kwakira Yesu agomba kumenya inshingano zo kwizera Yesu. Iyo Mana. Mu nshingano se zo kwizera Yesu hazamo icyacumi. Ntabwo agihatwa. Ntabwo azagitanga ku gahato. Aho muri we hari libeza. Inteko rizahita ryinjira muri we. Kwa kwizera kwe niko kuzatuma azatanga icyacu. Kwa kwizera kwe. Ubwo niba bitaramuzamo bivuze ngo hari urwego ataragira. Yego. Narugera hazagitanga nawe. Ndimukamucira urubanza. Amaze gusobanukura azatanga. Afite ibishimo. Yego. Ubundi nyirizina umumaro w'icyacumi tureke twamaze kubona ku kigendanye n'abatambyi uburyo biba nk'igihembo. Noneho tugaruke kuri nyirizina umuntu ugitanze. Umuntu utanze icyacumi yunguka iki, nuhe mumaro bimugirira? Okay, murakoze cyane. Nituro rimwe mu yandi maturo yose, ugutanga mu mubiri kuzana imigisha mu mubiri. Sinaho ongera kandi usome hariya muri Maraki. Yego. Muri cya gice cya gatatu umurongo 8 era ku 8 10 umurongo 8 yego kugera ku 10 haravuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mu bishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga murebe ko ntabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabashukaho umugisha mukaburaho mu kwisi. Ngize inyungu zo gutanga icyacu ni imigisha no kwakira imigisha iva ku Mana. Siringiye yego. Igihe umuntu ataragera mu rwego rwo gutanga icyacu ariko n'umwizera, no kuvuga uyo muntu ndago arasobanukirwa ikintu yizeye. Ndimukamukira urubanza. Ariko ndashaka kubisobanura neza. Umuntu utazagenda mu ijuru n'umuntu ufite icyaha. N'utazajya mu ijuru. N'utazajya mu ijuru. Kandi kuba ataratanga icyacumi ni impamvu z'uko atarasobanukirwa. Yego. Ariko si impamvu z'uko ari umunyabyaha. Oya. Namara gusobanukirwa azatanga icyacumi. Azagitanga. Correctement. Okay. Turi kugenda tugana ku musozo reka Felisiye. Niba hari icyo ataranyurwa. Icyacumi si impamvu z'uko atari umunyabyaha. Kandi twamaze kubona ko niba wizeye uwo mwami wizeye ugomba gukurikiza amategeko. Rero niba utaratanga icyo cyacumi udatanga icyo cyacumi waba warizeye. Abonye nzi ikibazo ngakorera amategeko. Urumva abiseri batanga icyacumi bitiwe n'amategeko. Wenda bari agakiza kabo kagashingiye ku mategeko. Urimo urabyumva? None twebwe uyu munsi agakiza kacu gashingiye mu kwizera. Ariko kubuntu. Urimo urabyumva? Noneho ndibaza ese uyu munsi sinshobora gutanga icyacumi. Nta muntu ushobora kubatanga icyacumi kandi azarimbuka. Kuko murakoze cyane. Akagitanga by'imihango. Akagitanga by'imihango rwose buri wese akagitanga. Kandi n'uwo Yesu atanamuzi. Oya ashobora no kuba cyangwa satamwa. Yamwize mu mategeko. Yize mu mategeko urumva n'ibyandi by'inyuma by'Abisiraheli. Ariko twebwe dusanze ari indani. Hanyuma ubwo sinshobora kuba ngitanga mu mategeko ariko mu indani mu mwuka ntari. Murakoze cyane. Ese uyu munsi nda muntu ushobora kuba ariko aratanga icyacumi ariko agitanga mu mubiri siniyo mategeko rwose ariko mu mutima afite icyaha. Ese uyu muntu azagenda mu ijuru? Uyu se ni umupagani.
sibyo kintu twasomye mu Matayo gice cya 23 umurongo wa 23 Yesu yakosoye abandisi n'abafarisayo. Yesu yasanze mu mutima bafite icyaha, ariko imbere inyuma bubahiriza icyacumi kandi basaba icyacumi, ariko mu mitima yabo ndakuri bafite, ndakwizera bafite, ndambabazi bafite. Umuntu wese utafite ukuri, umuntu wese utafite imbabazi, umuntu wese utafite ukwizera, nukuvuga uyo muntu ni umupagani. Atanga icyacumi ariko agitanga mu buryo bw'umubiri. Icyacumi kifite level ibiri. abone na bose. Ndiko ndavuga neza, umuntu wese wamaze kwizera Yesu agomba gutanga ituro ry'icyacumi. Ariko igihe atarasobanukirwa gutanga ituro ry'icyacumi, uyo muntu numwizera aracyari mu rwego rwa hasi. Kubera iki? Ndashaka gusobanura icyacumi mu buryo bw'umwuka. Aha nari ndiko ndavuga icyacumi mu buryo bw'umubiri. Icyacumi nari ndiko ndagisobanura mu buryo bw'umubiri. Reka rero ni gusobanura mu buryo bw'umwuka. Urumva? Icyacumi icyambere ryari ituro rya nyuma, imigabane y'ubutunzi bw'umuntu. Kuko hari amaturwa abiri yari ifite agaciro cyane. Hari ituro bitaga umuganura n'icyacumi. Aya maturwa abiri yarafite condition, umuganura n'icyacumi. Uyu muganura yari ituro y'umusaruro wa mbere ukuye mu murimo wawe, mu murima wawe, mu butunzi bwawe, mu bintu byose. Utaratangira gukoresha rero wa musaruro wawe, ugomba gukura ituro rya mbere, niyo bitaga umuganuro, ukajyana ku Mana imbere y'abatanga. Iki cyacumi nacyo ni ituro rya nyuma y'umugabane wawe, umurimo wawe. Ndano urugero, umuntu n'umucuruzi, umuntu n'umucuruzi agiye Dubai cyangwa mu Bushinwa, azanye marchandise, ibicuruzwa yego. Amaze kubizana hano, azi amafaranga yaguze biriya bicuruzwa byose. Reka ndangu urugero, ibicuruzwa byose yabiguze $3,000 by'amadolari. Ziriya nyungu rero, mu nyungu niho azakura icyacumi. Urumva? Mu buryo bw'umwuka, aya maturwa abiri batangaga, umuganura n'icyacumi, byasobanuraga Yesu. Yesu niwe muganura na Yesu niwe cyacumi. Yesu niwe muganura gute? Kuko Yesu niwe wa mbere mu biremwa bizima byaremwe n'Imana. Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'15, 18. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi ni byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Umuganura ubu ni ubusobanuro bw'ituro ry'umuganura. Yesu niwe wa mbere mu biremwa byose Imana yaremye, ibiremwa bizima. Uva mu byo dukora byose, Yesu aba ari uwa mbere. Niwe turo ryemewe. Yego, niwe wa mbere, niyo turo ryemewe n'Imana. Niwe muganuro. Niwe muganuro. Ubu niwe turo ryemewe. Icyacumi rero, ibyahishuwe 1:8. Ibyahishuwe 1:8 naho haragira hati, yego Dr. mumaze kudusobanurira ibintu bigendanye n'icyacumi ariko mu buryo bw'umubiri.
mwarimu ukomeje muri kudusobanura noneho icyacumi mu buryo bw'umwuka, aho mwarimu uvuze ituro ry'umuganura mu buryo bw'umwuka, mukagaragaza ko ari Kristo, ari we muganura, ari we tangiriro, ari we fura yo kuremwa. Noneho mugiye gukomeza munadusobanurira ikimwe mw'icumi ariko mu buryo bw'umwuka. Yego. Soma ibyahishuwe igice cya mbere umurongo w'8. Icya gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere tugiye gusoma umurongo waho w'8. Yego. Haragira hati ndi Alufa na Omega, Yego. itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Yesu niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma. Niwe wa mbere muzima kandi niwe wa nyuma muzima. Urumva? Iyo niyo cyacu, nicyo gituma navuze icyacumi n'ituro rya nyuma. Y'umutungo wawe, imirimo y'amaboko yawe. Rero umuntu nawe agomba kuba muganura. Umuntu nawe agomba kuba wa mbere kandi nawe wa nyuma. Niryari rero igihe azavuka bwa kabiri muri Yesu, nawe ukayituba umuganura kandi icyacumi. Umuganura ukayituba uwa mbere muzima mu bantu bose bafuye ku nzira binyuze mu cyaha, kandi ukaba wa nyuma. Nguko Yesu ari wa mbere kandi wa nyuma, nabariya bose abazamwizera bose baba bahita kuba umaze kwinjira muri Yesu ukayituba wa mbere kandi wa nyuma iteka n'iteka. Uyo muntu wamaze kuvuka bwa kabiri rero niwe muntu ugomba ugutanga ituro, niwe muntu ugomba gufasha abantu, niwe muntu ugomba kuba ufite imbabazi ku bantu, niwe muntu ufite ukuri, niwe muntu ufite ukwizera. Nicyo kintu Yesu yashaka kuvuga hariya muri Matayo 23 umurongo wa 23. Yavuze ngo mwebwe abafarisayo n'abandisi hari ibintu muri ko murubagira: ukuri, imbabazi n'ukwizera, ndetse n'ibindi. Nukuvuga umuntu wamaze kwizera afite inshingano rero zo gutangira ituro cyangwa amaturo, kandi azatanga amaturo adahatwa n'umuntu. Yavuze mu gihe cya 10 cya mbere. Yego, yamaze kuba cyacumi imbere y'Imana. Nimara kuba icya 10 rero ubwo nzatanga icya 10. Tangira kugaragaza imirimo yawe myiza imbere y'Imana. Kugutanga n'imirimo myiza rero yabari yabamaze gukizwa n'imirimo myiza. Ongera kandi usome hariya mu Bakorinto ba kabiri. Bakorinto ba kabiri 9:8 n'imirimo myiza. Abamaze kwizera bagomba kugaragaza muri Kristo niko gutanga. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho umuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Yego. Yavuze ngo nitugira ubuntu muri twebwe nibwo tuzabasha gutanga. Yego. Abaefeso 2:10. Abaefeso 2:10 haravuga ngo Abaefeso 2:10 haragira hati kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendere. Nibyo umuntu wamaze kuvuka bwa kabiri ni ufite umutima wo gufasha abandi. Icaho magize ikibazo. Iyi mirimo ko tubona mu rusengero kenshi, mu rusengero tubamo uzasanga iyi mirimo tuyigira cyane mu rusengero. Ugasanga bavuze ngo tugiye kubaka, wenda atanga miliyoni, tugiye kugabura abakene nkazana amafaranga, tugiye gufasha abantu nkazana amafaranga, tugiye ku mbega imirimo mu rusengero tugakora imirimo myiza yose igaragara hano hari abadusomeye. Yego. Aho ntabwo wasanga imirimo myiza dukora ariyo twitanye n'agakiza tukavuga ngo ubwo dukora imirimo myiza iyo kibazo cyose ndagitanga. Yavuze gufasha kwa ku rusengero, twabonye abashyitsi, nagabuye, nitanze, nakoze nibi, iyo ni imirimo myiza. Aho ntabwo iyo mirimo nkora ntabwo yibwo yatuma njya mu ijuru.
si abariyo nayo bemo ko ari abadusomeye iyo mirimo myiza dukora mu myiza iyo sisi tugaragaza turi wa Kristo. urakoze cyane. Imirimo myiza n'agakiza n'ibintu bibiri bitandukanye. Byumve neza. Imirimo myiza n'agakiza n'ibintu bibiri bitandukanye. Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere igice c'13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Abakorinto ba mbere 13 rimwe kugera kuri 4. Yego. Haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu yego n'iz'abamarayika yego ariko singira urukundo yego mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Urumva? Kandi nubwo nagira impano yo guhanura yego nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose yego kandi nubwo nagira kwizera kose yego nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urumva? Biravuze ngo rero mashaka ko nta rukundo. Yego kugira ngo nitwiko. Yego barame kwavuze. Ntabwo nta rukundo. Yego urukundo n'uru. Ndashaka kubisobanura. Imirimo n'agakiza n'ibintu bibiri bitandukanye. Ukwigisha ijambo ry'Imana ni umurimo ukubwiriza ijambo ry'Imana ni umurimo, ugutanga amaturo ni umurimo. Urumva? Ubudyakoni ni umurimo, ugusenga ni umurimo, ubupasiteri ni umurimo, ubwarimu ni umurimo, ubuhanuzi ni umurimo. Iyo yose ni imirimo, ni impano ariko ntabwo karagakiza. Ugutanga ni umurimo ariko ntabwo karagakiza. Ariko rero iyo mirimo tugomba kwikorera mu gakiza kugira ngo tuze kuhemberwa umunsi umwe iyi mirimo myiza twakora. Ariko turamutse tukoze iyi mirimo inyuma y'agakiza tuzarimbuka n'iyo mirimo. Paulo aha mu Bakorinto ba mbere 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 ariko arashaka gutandukanya imirimo myiza n'agakiza. Agakiza ni rwo rukundo. Imirimo myiza ni ikindi, agakiza nako ni ikindi. Ugutanga ni imirimo myiza. Uyu muntu ugaragaza imirimo myiza yo gutanga agomba kuba mu gakiza. Ago gakiza ni urukundo. Urukundo ni yo Mana. Ni ukuvuga umuntu ufite Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Mubyumve neza. Urukundo rugabanutse mu bice bibiri. Hari urukundo mu rwego rwa mbere igihe umuntu afite umutima, igihe umuntu ariko arafasha abandi. Umuntu afite ikintu kavuga iki kintu ngomba gusangira na runaka. Iyo ni imirimo myiza igaragaza urukundo, sibyo? Iyo ni imirimo myiza igaragaza ko runaka afite urukundo rugufasha abandi. Ibyo ni byiza cyane. Ariko uyo muntu agomba gutunga urukundo muri we. Uro rukundo ntabwo ruri urukundo kuko yamuhaye iki kintu. Uru rukundo rugutanga ikintu n'urwego rwa mbere rurukundo. Mu buzima bwacu umuntu n'undi bagomba gufashana. Felisi agomba gufasha uriya Ev.Misago. Ubona mu buzima bw'abantu bigaragaza ko ni vie sociale. Rero uru rukundo rwa mu vie sociale rutwigisha urundi rukundo tugomba kuba dufite. Urukundo rw'umuntu n'Imana. Nyo gituma Paulo yavuze ngo umuntu ashobora guhanura ariko niba nda rukundo afite. Uru rukundo bisobanura Imana. Hanura hari kufite Imana muri we. Tanga amaturo hari kufite Imana muri we. Senga hari kufite Imana muri we. Fasha abandi hari kufite Imana muri we. Kuko urukundo ni imirimo myiza, agakiza ni imirimo myiza biragenda. Ariko ndubu ufite agakiza nda mirimo myiza ufite. Cyangwa ndubu ufite imirimo myiza ariko nda agakiza ufite. Icyo ni bibi. None
ufite urukundo agomba kuba afite imirimo myiza, n'ufite imirimo myiza agomba kuba afite agakiza. Ariko uramusubize kimwe n'amakosa, uramutse ugize kimwe yego n'amakosa imbere y'ijambo ry'Imana. Ugomba kuba ubifite byombi, kuko ijambo ry'Imana rigendana n'imirimo myiza. Iryo jambo ry'Imana niko gakiza. Umuntu ufite agakiza ni umuntu ugomba kugaragaza imirimo myiza, kandi iyo mirimo myiza ni ibintu bifatika. Agakiza ni ikintu cy'umwuka, ariko tukibonera ku mbuto zacyo. Imirimo myiza nako gakiza niyo Mana. Iyo Mana niryo jambo ry'Imana rikuri mu buryo buhagije mu mutima wawe, ukuva kwicaha burundu imbere n'inyuma muri we. Icyo gihe uzaba wamaze gutunga urukundo, ariyo Mana muri yego. Felicien waba ugira uti ufite ikibazo? None niba nshobora guhanura nta Mana afite, ijye mpanura bifata. Urakoze cyane. Ubuhanuzi ni impano, ni impano, ariko ndagukara agakiza. Agakiza ni impano n'ibintu bibiri bitandukanye. Ni impano yahawe nande. Niba nta gakiza afite yagahawe nande, yayihawe nande iyo mpano. Yakiriye impano mu rwego igihe yakiriye imbaraga za Mwuka Wera. Izi mpano tuzihabwa igihe twakiriye imbaraga za Mwuka Wera. Ariko ndagukara agakiza. Nta kwivuguruza kw'Imana kuko yazaka umuntu se mu gihe abuze agakiza. Oya. Kuko umuntu hari imbaraga z'Imana na Mwuka Wera, n'imbaraga za Mwuka Wera n'ibintu bibiri bitandukanye. Impano niyo mirimo yose tukora. Uyu murimo w'ubwarimu ni impano. Umurimo w'ubupasiteri, uyu ni umupasiteri, ni impano, ni umurimo. Ubuhanuzi ni impano. Ariko ibyo ntabwo kari niko gakiza. Agakiza n'ibindi. Matayo iravuze ngo ushobora kutwigisha ko nta gakiza ufite. Yego, niba kandi urimo uratubwira ukuri. Aha, biravuze ngo umuntu wese uri mu murimo w'Imana agomba kwireba. Aha ndiko ndakorera Imana, ese namaze gukizwa? Nduza gukorera ubusa? Twagiye hariya muri Matayo 7:21-23. Aravuga ngo aragira hati umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Urumva? Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukana mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira ndi sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibintu. Kubera ko Imana yabanze kandi bakoraga umurimo w'Imana, kandi bavugaga ngo n'abakozi b'Imana bari bafite imirimo, ariko ndagakiza bari bafite. Si bose bavuga izina ryanje nibo bazagenda mu ijuru. Abazagenda mu ijuru ni bariya bari mu bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni iki? Ubushake bw'Imana ni iki? Umwana w'umuntu. Abakolosayi ba mbere, Abatesalonike ba mbere, Abatesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 3. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 3:5. Umurongo wa 3 haravuga ngo Ikimana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Ubushake bw'Imana, umuntu agomba kuba wera imbere n'inyuma akiri ku isi. Ubwo nubo bushake bw'Imana. Ako niko gakiza. Ukwezwa kwanyu, ugukiranuka kwanyu. Zeticha birashoboka ko umuntu yakezwa ari kwibisa. Murakoze cyane. Yego byashoboka. Tegute umuntu yagenda kuri isi akabeho nta cyaha afite. Murakoze cyane. Ikintu cyambe mu mbaraga z'umuntu, mu gutekereza k'umuntu, ndago byakunda ku umuntu abe ku isi akiri mu mubiri nta cyaha afite. Mu mbaraga z'umuntu mu byumve neza, cyangwa mu gutekereza k'umuntu, ariko imbere y'Imana birashoboka. Matayo igice c'19. Navuze Matayo igice c'19
Murongo wa 25, 26. Nitenda Matayo. Matayo igice c'19 umurongo wa 25, 26. Reka dusome Matayo 19:25. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yego. Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Urumva birashoboka ku mbaraga z'Imana umuntu kuba mukiranusi adafite icyaha n'amakosa akiri ku isi, birashoboka. Umuntu wese wamaze kwizera Yesu agomba kuba adafite icyaha imbere n'inyuma. Ubona nizo mbaraga z'Imana. Kandi tuvuga ko twamwizeye. Iyo turebye hanze aha ngaha tugaragara ko abantu twizeye Imana, ariko turacyahora ku gikaba kivuga ngo mbabarira, Imana mbabarira. Kandi tuvuga ko twizeye Yesu. Urakoze cyane. Ukwizera Yesu ni iki? Ukwizera Yesu ni ukwakira Yesu mu buzima bwawe. Tunga Yesu mu buzima bwawe, agiremo icyicaro. Yesu amaze kwicara muri we, icyaha ntigishobora kwisanga kandi uracyagifite. Yesu ni icyaha n'abagome n'abanzi. Ni gute wewe ufite icyaha kandi wamaze kwakira Yesu ngo umwami n'umukiza? Ni ukuvuga uyo muntu ntabwo arizera Yesu, ni umupagani. Nta muntu ushobora gutunga Yesu kandi akongera agatunga icyaha. Ntabwo bibaho. Umuntu wese wamaze kwizera Yesu agomba kuba we. Uvuga ngo kwizera Yesu no guhinduka. Dogita muranyemerera iyi topic tuzayizana ukwayo kuko ni nini iraremereye. Uburyo umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo adakora icyaha. Yego. Reka tuzayikora ukwayo kuko hari ibibazo byinshi shaka ko muzayisubizaho biteje urujijo mu bantu. Ahubwo reka tugende tugana ku musozo wo gusoza iri somo ry'icyacumi. Niba nabyumvise neza, mbere y'uko Imana yemera amaturo y'umuntu bisaba ngo ibanze yemere uwo muntu. Yego. Abaroma igice c'12 murongo wa mbere haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Urabona Imana ikeneye umuntu mbere kuruta ibintu bye. Ni wewe Imana, ni twebwe abantu Imana yaje gushakisha. Uriya muntu rero wamaze gutanga umubiri we yamaze kuba gitambo gishimisha Imana. Niwe rero igihe azatangira gutanga ibintu bye, azatangira gutanga rero naho bizaba rero amaturo ashimisha Imana. Abakozi b'Imana reka tugere ku musozo, ariko kandi tubashimire cyane. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso kigaragaza ko mufite byinshi kandi abantu bakeneye kumva, kumenya. Ari niyo mpamvu twijeje abakunzi bacu ko tuzakomeza kubana nabo mu biganiro bitandukanye, mukabashaho kugenda musobanurira abantu. Reka rero mu gusoza tubasabe mutange kontakite zanyu kugira ngo uwakenera kuba yabavugisha mu gikari abe yababona, abandi muzandika muri komenti. Ni karibu Dogita, mutange kontakite zanyu. Urakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 079 86 85 166. Ngayo nguko umuntu wese uzaba ufite ikibazo kwiri somo cyangwa kubijyanye na Bibiliya azaduhamagara ku iyo nimero. Ushobora guhamagara inbox cyangwa aha directly turi ku rubuga turi ko turatamusa ikiganiro. Byose ni sawa nta kibazo. Niba ni ijambo ry'Imana, niba kubijyanye ni ijambo ry'Imana, ndugira ikibazo. Ndugira ikibazo. Murakoze cyane gutwakira mukozi w'Imana. Imana ibaheze umugisha, ndetse namwe abadukurikira bose Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibashoboze. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane nawe Felise. Yesu aguhe umugisha kandi nizera ko muzagaruka. Muzagaruka na mwene data Mareba. Yego, Yesu aguhe umugisha kandi turabishimiye hano ku Mugoroba TV1.
reka n'ubundi Felicien asenga Imana asengere imitima y'abantu ariko cyane cyane bumva ijambo ry'Imana bakumva bafashe icyemezo cyo gukomereza kugira inzara n'inyota yo kumenya kugira ngo Kristo arusheho guhaza imitima yabo. Dukomeje kugushima ndetse no kuguhimbaza kubw'izina ryawe rikomeye. Tugushimye ko igihe kirekire twamaze dusenga dushaka kumenya ukuri kw'ijambo ryawe. Turabigushimiye kuko igihe cyageze Mana ukari twihishuriye kugira ngo twimenyekanishe. Rero tugushimye kuko uyu munsi twumvishe ijambo ryawe ry'ukuri ndetse dusenge n'abazaryumva kugira ngo ubahe umutima ndetse n'inzara n'inyota kugira ngo bashe gukurikirana ijambo ryawe uko bwije n'uko bukeye. Mu izina rya Yesu ufashe umubyeyi uzumva kino kiganiro azabasha kugira mu ijambo ryawe. Ufashe umugabo, ufashe umusore ndetse n'umukobwa uzumva ijambo ryawe Mana agahindurwa naryo. Rero ni igihe kigeze kugira ngo bamenye ukuri kw'ijambo ryawe bahinduke abizera ukuri. Rero dusabiye Dr.Shadrack umugisha ndetse n'umugaragu wawe amwemereye kugira ngo tuze kuri n'umugoroba TV nawe uhereze umugisha n'amareba umugisha. Rero muri rusange turasabye kugira ngo isi yose ikomeze kuyimurikira, ikomeze kumenyesha ijambo ryawe kandi neza ikomeze kugaragara ku bwoko bwawe. Ngaho komeza kwishura ndetse no kwigaragaza abantu bose muri rusange ukomeze kubahereza umugisha. Hari abazumva kino kiganiro ko bazacyumva bazaba bamaze Mana kurya ibyo kurya by'umwuka. Ndabaza afite ibyifuzo bitandukanye by'umuntu nawe ujye tubishyikemura kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho rero komeza kugaragaza imbaraga zawe ndetse n'ubutware bwawe. Iri jambo ryorekesha imbaraga zikomeye mu butware bwawe. Byose be mu izina rya Yesu bakoze. Amen. Yesu abaho umugisha mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi turabakunda cyane.